Tubahaye ikaze kandi turabasuhuje. Gukora komenti ndetse n'ibikuryohera ukandira inshinga ingo, ariko birashoboka cyane. Wowe icyo usabwa ni ugutuza muri wowe ukazabigenera igihe runaka, kuko igihe wabigeneye nikigera uzarwane kugira ngo ugere kuri iyo ntsinzi, kandi nurwana kuri iyo ntsinzi ibintu uzabigeraho nta kabuza. Nshuti bakunzi bacu, ikindi cya kane, ibuka kuganira n'abantu bafite inyungu nziza cyangwa se bafite intumbero nziza. Ibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kugenda mu mibereho yawe cyangwa se ubashe kugira nawe icyerekezo bitewe na ba rumodo beza wagendeyeho. Ikindi cya gatanu, gira igihe cyo kwiyitaho. Iyo utiyitayeho usanga ibintu byose byabaye amayobera mu buzima bwawe.
iyo utiyitayeho usanga ibintu byose usa nkaho uri mu gicu, ariko uzajya ufata umwanya n'ibibazo n'ibikubana byinshi, wongere utekereze, wongere wiyiteho, wongere wumve ko ugomba kwigirira urukundo. Hari abantu benshi imiryango yabo yabaye nk'ikuraho amaboko, imiryango yakagufashije ugasanga igiye gufasha abandi bahandi, ugasanga wowe n'inshuti wari ufite nazo zitangiye kugenda. Ariko gera witekerezeho, wongere wihe urukundo, kuko urukundo wiha bizatuma n'abandi bakugirira urukundo. Twakomeje ku kindi cya gatandatu, komeza usenge kandi wiyegereza Imana. Ibyo abantu benshi bakunda kubyirengagiza cyane, ndetse ubuzima bwabo bakabura bibarira mu isi cyane, ndetse mu buryo bujyanye na filozofe no kwizera n'uburyo bw'imyizerere. Ni ikintu cyongera kugarura amahoro cyangwa se cyongera kugarura ibyishimo mu buzima bwawe, bigatuma ibintu bigenda neza cyane. Ikindi cya karindwi, irinde ibitekerezo bibi. Iyo utekereje nabi, ukora nabi, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga, mbese ukagenda ubona nta cyerekezo ufite kubera ko watekereje nabi. Jya ugira igihe cyo gutekereza neza. Niba utari gushyikira, wegere inshuti yawe ubona ko ugomba kuba ifite umuco n'uburere buboneye, ibashe kukugira inama y'ibyo ugomba gukora. Ikindi kandi, ushobora kureba ikintu gishekeje cyangwa giteye ibyishimo. Ushobora kureba filime zishekeje, urwenya, cyangwa gusangiza abandi ibyishimo bishobora guhindura umunsi wawe. Kwimenyereza ibi bizagufasha guhora ufite imitekerereze myiza, kandi bikumere cyangwa se bituma ubuzima bwawe buhora bushimishije, buteye ubwuzu, buteye n'ukuri, buteye ibyishimo. Nshuti bakunzi bacu, turabakunda cyane. Umunsi nk'uyu, isaha nk'iyi, tuzajya duhora tubagezaho ibiganiro bituma duhindura imibereho yacu, bituma ubuzima bwacu dukomeza kongera kuba ibyiringiro uko dufite imbere heza. N'ikimenyimenyi, aho tugeze ubu ngubu ntabwo tuzi iyo byavuye, ariko hari ibyo twagiye dutekereza, ibyo twagiye tugerageza gukora, ari byo bitumye duhagarara aho turi. Ndetse n'aho twatekereje nabi, ndabizi ko biturimo ari byo twatekereje nabi gukora. Hari n'ubwo igihe kubizera Imana ijya ishima ko duhagarara aho ngaha duhagaze, kugira ngo tubashe gukuramo isomo. Niba aho uhagaze nta somo wahakuye, uracyafite ikibazo. Banza ukure isomo ryaho uri, wibaze impamvu uhagaze aho ngaho uri, wibaze utari kubona akazi kandi abo mwarangirije rimwe ndetse n'abarangije nyuma yawe barabonye akazi, bafite imibereho. Wibuke ukuntu udatuye, hari abandi mwabyirukanye cyangwa se abandi bantu batuye bafite aho kuba. Wibuke ukuntu ubura icyo kurya, uri umuntu umwe wibana, ndetse abandi bafite imiryango bakabasha kubona ikibatunga. Ubuzima bw'iki gihe, aho uri cyangwa aho uhagaze, jya ushima ko uhari ndetse uhakura isomo. Iyo wihuse kuhakura isomo, ndabizi ko byoroha kugira ngo uhite uva muri ubwo buzima urimo, wimukire mu bundi. Hari abagize amafaranga barayabura, nuko batabanje kugira ishuri bacamo kugira ngo babanze bige. Nawe rero ushobora kubanza kwiga iby'iyi mibereho, iby'ubu buzima, ndetse ibyo uhagazemo bikaguha isomo ry'ibyo ugomba gukora. Iyi ni FAB TV, turabakunda cyane. Nongere nkwibutse, wowe utarakanze subscribe, banza ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho ku gihe.
kandi ukore share ku nshuti zawe, ubundi dukomeze kwibanira mu isi y'ikoranabuhanga. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Yari Fabrice kuri Fabrice.